Hello bana banjye, nizere ko muba mumeze neza, mudukurikira muri hirya no hino, twizere ko mumeze neza cyane, mwese aho muri mugiye mumeze fresh, ibintu ari uburyohe, nubwo wenda ibibazo bitajya bibura, ariko abafite ibibazo mwihangane, ibintu biri buze kugenda bimera neza. Ikintu cya mbere ni ukwizera, ibintu bikagenda neza cyane. Rero wowe utarakora subscribe, nakubwira ati kanda ku kantu k'umutuku kahari hasi aho ngaho, maze gukanda no kukazogera kugira ngo ujye ubona amakuru yacu umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku bintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi ikintu turavugaho ni ku mpanuka zibera mu muhanda zikabije cyane, aho kuri uno munsi turaza tuvuga ku mpanuka yabereye mu karere mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe, impanuka ikomeye cyane yaje guhitana abantu batatu. Tukaza gukomeza tukajya na za Gisenyi, naho turaza kubabwira aho impanuka ya kwasiteri yakoze, aho iyi kwasiteri yaje kugongana n'ikamyo, naho bakaza kugira abahasiga ubuzima. Turaza no kubabwira n'icyo umuvugizi wa polisi agenda avuga kuri zino mpanuka zigenda ziba. Aho ngaho umuvugizi rero wa polisi ushinzwe ishami ryo mu muhanda agenda atubwira byinshi, turaza kugenda tugarukaho. Niyo mpamvu wowe utarakora like, subscribe na share, icy'ingenzi ariko banza ukande subscribe kugira ngo ube umwe mu banyamuryango, ibintu bimere neza. Yes, aha ngaha rero dukomereje mu karere ka Kirehe, ariho tugiye guhera ino nkuru yacu. Aha ngaha hakaba hagaragaye impanuka, aho imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo ya Benz yaje guhura n'imodoka ntoya iri mu bwoko bwa Jeep. Aho ngaho aho bano bashoferi aho mu masaha yaganaga mu masaha y'ijoro cyane, mu masaha sita z'ijoro hafi na 40, abageze aho ingibi byaberaga rero bakaba batubwiye yuko aha ngaha hari umushoferi wari utwaye imodoka ye y'Intanzaniya, ifite purake ya Tanzania. Aha ngaha rero iyi modoka ikaba yari mu bwoko bwa Benz, yahuye n'ikamyo yaturukaga mu za Rusumo yerekeza Kigali. Aha ngaha rero byaje kuba byahura bikora impanuka, ziza gukubitana, batatu bahita bahasiga ubuzima, haza kugwa undi kwa muganga, wagejejwe kwa muganga aza kugwa mu bitaro bya Kirehe. Aha ngaha rero umuvugizi wa polisi ushinzwe ishami ryo mu muhanda Irere Irene, aha ngaha yagiye atubwira, yavuze byinshi, avuga ati kubera ko aha ngaha hakiri gukorwa iperereza ry'icyaba cyateye iyo mpanuka, ariko ahanini bagakeka ko byaba ari umunaniro bitewe n'uko byari mu masaha akuze y'ijoro cyane. Aha ngaha nta n'ibinyabiziga byinshi byari biri muri uyu muhanda, bivuze yuko hashobora kuba cyaba kibyihishe inyuma, nubwo kitaragaragazwa neza, bishobora kuza usanga ari umunaniro. Aha ngaha rero zino modoka ubwo zakubitanaga, ngo abantu baje guhurura bumvisha urusaku rw'ibintu bikubitanye, bagiye kureba basanga abantu bameze nabi, aho batatu muri bo aho ngaho ako kanya ubwo bahasigaga ubuzima, rero undi yaza kugezwa mu bitaro bikuru bya Kirehe, ugasanga nawe ngo aza guhita ahasiga ubuzima. Aha ngaha rero umuvugizi wa polisi ushinzwe ishami ryo mu muhanda yaje kugira icyo avuga kuri zino nkuru, kuri kino kibazo, aho yavuze yatanze ubutumwa bukomeye ku bashoferi, ariko kubabwira ati mujye mwitwararika mu muhanda, ntabwo muba mugendamo muri mwenyine, ati dore yuko mukwiye no kujya mugira amakenga ugeze ahantu hacuritse cyane hamanuka, cyangwa se mu gihe ufite umuvuduko mwinshi ukaba wagira gute wawugabanya ukagira amakenga, mu rwego rwo gusigasira amagara, kuko mu muhanda ntabwo muba murimo mwenyine. Aha ngaha rero tugahita dukomeza twerekera mu burengerazuba bw'igihugu, naho avuga impanuka. Aha ngaha rero tunyarukiye i Rubavu, naho hari kuvugwa impanuka ikomeye cyane. Aho ngaho hano i Rubavu ahazwi nko kwa Gacukiro. Aha ngaha kwa Gacukiro rero habereye impanuka, aho imodoka ya kwasiteri ya sosiyete ya Virunga yavaga i Rubavu. Aha ngaha imodoka ikaba yerekezaga i Kigali, yagonganye n'ikamyo itwara ibikomoka kuri peteroli. Aha ngaha rero amakuru y'ibanze aravuga yuko abantu batatu naho baje guhita bahasiga ubuzima, harimo n'umushoferi w'ino kwasiteri ya Virunga, hahise bitaba Imana. Aha ngaha rero
muragenda naho mubona amafoto rwose ko ino mpanuka itari yoroshye cyane, ari impanuka ibintu abantu bagenda mu muhanda rwose kubona ko biba ari ibintu bigoranye cyane, biba ari ibibazo. Aha ngaha aho ugenda usanga rwose ushobora kwibaza igikomeza kuba cyatera zino mpanuka. Aha ngaha ushobora gusanga ahanini bakunda kuvuga yuko ikibitera ahanini ari iminaniro cyangwa se dore ko abantu benshi batakitwara banasinze wenda ngo baba basinze, ariko aha ngaha tunihanganisha ababuriyemo ababo muri zino mpanuka tubabwira ati mwihangane, mu buzima bibaho. Icy'ingenzi buriya twebwe abasigaye ni uko tuba tugomba kumenya ko tugomba kuza kugenda tuba twabyirinda, tugakumira ibintu nk'ibi ngibi, twirinda ibyatera impanuka nk'izi ngibi. Rero wowe tuba twagiye tubana mba ngira ngo uze gukora like, by'umwihariko ukore subscribe, ujye ubona inkuru nyinshi ziba zigiye zigezweho, mu makuru menshi atandukanye uba ugiye utazi abera hirya no hino. Ikintu cya mbere rero ni ugukora subscribe kuri ako kantu k'umutuku ko hasi, kugira ngo iyo bibaye byiza ugakora no ku nzogera hariya, biba bigira ngo ujye ubona amakuru yacu uko amakuru yacu tuyashyizeho, yego uze kugenda ubona amakuru direct, ibintu bigende neza. Rero icy'ingenzi injira mu banyamuryango bacu, ukore subscribe hasi aho ibintu bimere neza cyane.